Haleluya, shalom shalom, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ku mazina ni Umutoni Sandra, muratumenyereye. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV. Ndabakunda cyane kandi Imana ijye ibaha umugisha ku bitekerezo byanyu muduha, kubw'ijambo mwumva. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Njya nkunda kugushishikariza gushima. Umunsi ushobora gusa n'undi ariko ibibereye muri uwo munsi nibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi ariko ibibereye muri iryo joro nibise. Wowe wabonye ari amahoro, shima Imana muri byose. Tugiye gusenga tunashima Imana yabanye natwe, yakurindiye umubiri n'ubugingo. Hari benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, ariko wowe wabonye bikunze kandi ubona byemeye, ushima Imana muri byose. Kuko umuntu ashobora kuryama akagerageza akabombeka amaso kugira ngo arebe ko byibura yabona ibitotsi, ariko mu gitondo hatabaye imbabazi z'Imana ngo marayika akubwira ati byuka, ntibyashoboka. Wowe wabonye bikunze ukabona biremeye, ugakora gahunda zawe zikemera, shima muri byose. Kadusenga Imana tunayishima ko yaturinze. Si ubwiza, si uburanga, si n'icyubahiro, si uko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zayo. Hari n'abafite ibya mirenge, ni Imana itareba ku buranga cyangwa se ngo irebe ku cyubahiro, irebe ku byo utunze, ahubwo ni kubw'imbabazi zayo gusa. Tubeshejweho n'ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo burampagije kandi nawe buguhaze. Mwami Yesu, turagushimye cyane, turaguhimbaje. Waturindiye umubiri n'ubugingo, uhimbazwe ushirwe hejuru. Mana, hari benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Twe kuba waturinze si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si nuko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe watugiriye. Iyi saha ndaguhamagaye, reka ubane natwe, reka utugirire neza. Nkweretse ijambo tugiye kumva, ntirice mu gutwi kumwe ngo cyangwa se rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, hari indirimbo y'ijana na mirongo ine n'icyenda ivuga ku rukundo rw'Imana. Haleluya. Iyo ndirimbo igikunda kumfasha cyane, ahantu hajya hakunda kumfasha cyane, ngo kandi uko ikunda umwana wayo niko inkunda, ikagukunda tudakwiye, nubwo tutari beza, nubwo tudakiranuka, ariko itugirira imbabazi kubw'urukundo yatugiriye. Haleluya. Reka twumve iryo jambo ry'Imana. Ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Haleluya. Ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze cyangwa se ngo kunanirwe, ngo ananirwe gukora iki? Gukiza. Umuntu ashobora kujya mu kibazo cyawe akamanika amaboko. Umuntu ashobora kugera aho rukomeye, yakumva ibyawe bitoroshe akamanika amaboko. Ariko Kristo ntazigera amanika amaboko ku bwawe. Kristo ntazigera amanika amaboko ku bwanjye. Ntugire ubwoba. Ibyo ubona ko bikomeye, va ku musozi wa ntibishoboka ujya ku musozi wa birashoboka. Wowe zamura kwizera kwawe. Ntuwumvire ijambo udafite kwizera. Nugira kwizera byose birashoboka. Wumvishije iri jambo nta kwizera ufite, byose byaba bipfuye ubusa. Ahubwo nyemerera uzamure kwizera kwawe, kubera ko ijambo riratubwiye ngo ntabwo ukuboko k'Uwiteka kwananiwe ngo kunanirwe gukiza. Ukuboko k'umugabo wawe gushobora kunanirwa gukiza mu bibazo ufite, cyangwa se n'imiryango igaterana igashyiramo amaboko yabo akananirana, ariko amaboko y'Imana iyo ageze mu kibazo kirakenuka. Kadukomeze. Ngo n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Haleluya. Ubwo bufite n'ubwiki. Reka guhangayika. Ugutwi kw'Imana ntikwapfuye. Ushobora kubwira umuntu ntakwiteho mu kibazo cyawe. Ushobora kubwira umuntu ntakumve bitewe n'ishuri urimo. Ishuri ry'Imana nisohoka ninjire. Iyi saha hari abari mu rugendo bari kuryinjiramo batazi uburyo bari kuryinjiramo. Hari n'abandi bari guharanira kurisohokamo. Niyo mpamvu reka kugira ubwoba. Hari igihe ushobora kubwira umuntu bitewe n'ishuri wibereyemo, niyumve cya kibazo cyawe, ariko nyemerera nubona bikuyobeye, nubona bikugoye, ijambo ry'Imana
Imana riravuga ngo nituyegera izatwegera, niduhunga satani nawe azaduhunga. Nyemerera umfashe wegera Imana mu gihe nk'iki, kubera ko turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'inyongezo, aho bamwe bazaba bikunda, abandi bazaba birarira, ariko ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Imana itugirire neza. Nubwo waba ufite ibibazo bikurenze, nubwo waba ufite ibyakurenze, iyo byarenze inkombe, nibiba byarenze ijambo rya nyir'ijambo, irongera ikabirema. Umuririmbyi araririmba ngo hamagara, harugutegeye amatwi, hamagara, arumva gutaka kwawe, arumva, arasubiza, we gucika intege. Haleluya. Ibyo unyuramo, ibyo ubona ko bikomeye, ibyo ubona ko ari nk'umusozi bye kuguca intege. Haleluya. Kubera ko ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo ananirwe kumva cyangwa ngo ananirwe kudukiza. Mu bibazo urimo ntabwo yananiwe kugukiza, mu bibazo urimo ntabwo yananiwe kukurengera, mu bibazo urimo ntabwo yabuze amaboko yo kugutabara, kubera ko ntabwo amaboko y'Imana twayahindura amagufi ngo ananirwe kuturengera. Amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana akora buri mpande zose. Humura, Yesu ari ku ngoma. Shalom shalom. Imana ikugirire neza. Amen.